igirishejeje. Ijerishegeza igi ry'ijeri. Igirishejeje ijeri. Baravuga igirijegeza ijeri, ijerijegeza igi ry'ijeri. Igirishejeje ijeri, ijerijeje igi ry'ijeri. Ifirishishwi, ishwirififu. Niko cyakunze cyavibutse nta gishwi nigeze mvuga. Ifu irishwa ifi irishwa ifu. Ifirishishwi ifirishishwi. Uri serious? Shyira mutunga muri kamera turebe. Cyafatika se. Tunga kuri kamera. Direct uri kugifata cyangwa ashyiremo neza, zamura. Aha, ongera turebe. Neze ko mbona kurya icyo kigori nyine ari ibintu bigoye cyane. Ntabwo bigoye, ahubwo ikintu kigoye ni uburyo wambwemo nyiryamo. None yo nyirya mu buryo bwanjye. Ingaki turebe. Nubanga ubwo ishaka kurya ikigori mu gihe buto zagize ibibazo. Nuguhengekereza kuko ngenda abona uri guhengekereza. Wananga kukima? None twereke muri kamera turebe. Usikuri hatari. Ubwo si nyamo zijya gute? Baba we. Yes, ibihe byiza nanone kambasuhuze kandi mbahe ikaze nshuti bakunzi bacu mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi hano kuri The Focus Media Entertainment. Mumaze kubimenyera yuko ibiganiro byacu ari akagaruka. Iki ni ikiganiro The Topic aho mubana nanjye GB Entertainer. Umusore turi kumwe hano imbere yanjye ni umwe mu basore kuva twakora ikiganiro cye mwahise munyishyuza murambwira ati agomba kugaruka kubera yuko afite ibintu byinshi atatweretse kandi yagombaga kutwereka. Ni nayo mpamvu namubagaruriye kuri kamera. Uyu munsi rero ndifuza ko hari uburyo dutangiramo ikiganiro. Muheruka akanda kuri buto mu kanwa akagira ibihinduka. N'uyu munsi ndashaka yuko dutangira ikiganiro ari gukora kuri buto, ahasigaye ibintu bikahita bimera neza cyane. Gusa muri kumubona ko ni umusore iteka ryose aba yambaye neza, aba yifunze neza kubera ko mu kiganiro yababwiye yuko kimwe mu bintu asigaye akora nyuma yo gukina umukino w'amagare nabashe kuwukomeza. Ubu ngubu asigaye akora icyitwa fashion. Ukeneye imyambaro myiza, ukeneye imyenda myiza, wamugana, wamubaza ibibazo byinshi bitandukanye. Ahasigaye ku kijyanye na fashion akakwitaho hamwe n'umwambika bamwita Swabo. Niyo mpamvu ngira ngo rero kano kanya atangire akanda kuri buto kugira ngo twinjire mu kiganiro. Nagira ngo uhite utangira ukanda kuri buto ibintu bihite bimera neza cyane. Mbere naravuga nayikanze. Wayikanze utaravuga? Nyine mbere ntabwo nari buvuge narayikanda. Ntabwo wari buvuge? Narayikanda. Ubwo se ukimara kuyikanda hari ikintu bahise babona? Gira turebe. Baba we. Narinzi ko ari nyuri useke. Kumbe nawe biragusekeje. Directa. Ni direct ubikoze. Arumiwe. Ntabwo yabyoroshye. Uyu munsi ikiganiro tugiye gukora gishobora kuba ari kimwe mu biganiro bitari bunyorohere kuko imbavu zanjye ushobora gusiga uzirangara. Numva n'izanjye mugiye gutuma zirangara. Nizawe se? Numva n'izanjye mugiye gutuma zirangara. Ongera ushyiramo akarimi gatoya turebe. Shyiramo ururimi turebe. Shyiramo turebe. Akarimi. Umwana araryoha. Gira turebe. Wowe wari wasoma umwana? Gusoma umwana? Wari wamusoma? Gusoma gute? Wari wasoma umwana? Ikibazo urambwira ushyire mu rurimi nshaka kurugumishamo. Turaba tuyikoze ikiganiro je. Basi mbabarira tudatangira ikiganiro muri ubwo buryo bikarangira nta kintu nyikubajije ahubwo ndi kwisekera gusa. Mbere na mbere yuko dutangira ikiganiro
ndagira ngo abantu bakuri iki kiganiro cyacu mbibutse amazina yawe. Amazina yawe ni Ishimwe Claude. Ubu watangiye gahunda y'urwenya ndetse unatangira gahunda ya fashion mu rwego kuvuga ati nta mpamvu nubwo ntagikina igare ariko byibura hari ibindi bintu bigomba kugira gute kunteza imbere kandi ni byinshi wari ushoboye ariko ngo mu mukino w'amagare wavanyemo indi mpano idasanzwe. Oya buriya ntabwo Imana yakwikoreza ibintu utabasha kwikorera mugabo. Imitwaro utashobora ntabwo yayiguha. Ni ngo kuba aka kanya ushobora gukanda buto bikahita bimera gutyo iyo mitwaro wikoreye mu kanwa kawe ushobora rwose kuyikorera. Nuko mbishoboye. Nuko bishoboye. Uko nshobora kuyikorera. Imana arebye avuga ati nimbeho ndi muntu utazabasha kubyakira ashobora no kwiyahura. Ni ngo hari undi muntu udashobora kwakira icyo kintu cyakubayeho mu mukino w'amagare cyane bikarangira ahise yishyira mu kabuza. Mu mukino w'amagare kuba rero nakinnye ahubwo n'undi muntu wese n'undi wari wese bishobora kubaho kubyakira ni gake cyane biba bigoye. Nawe urabizi wowe izo mbaraga wazikuye he? Ni icyizere nigirira. Nubanga icyizere usanga ukigira. Ngira icyizere uragihorana. Yego ni nayo mpamvu ugiye kudukorera ibintu byinshi bitandukanye byasabwe n'abakunzi bacu ariko by'umwihariko hari n'ibyo wabasezeraniye. Hari ibyo wabasezeraniye wasize ubabwiye yuko hari amagambo akugora kuvuga ndetse ugiye no kubyerekana. Ariko wamfasha kutarozi ko mu nzira ndi gucamo turi buhure. Wamfasha ute rwose kugira ngo unzane hano director izo muhwe ukomeza kundeba ni muhwe. Niwe ndi kubwira. Arakureba ni muhwe kandi wowe warangije kwiyakira. Uragira ngo nsubize ibihe inyuma kugira ngo urongere mbabare. Mu by'ukuri ntabwo ukeneye kubabara. Bikomeje kugorana. Cyangwa bari bazi ko nasajya nseka. Uraseka pe. No mu isoko ndaseka. Ahantu hose uraseka. Mbabarire urumva reka twicire mu kiganiro basi. Ubwo ngiye kubakoresha ikiganiro. Nukuri byanza bikunze niwo bamagana igiye kudukoresha ikiganiro. Ari story mise nibuka. Mujyama kivuga ngo muri gare. Muri covid nigize lockdown yamfatiye i Kigali. Kandi byari bikaze kuba umuntu ari i Kigali. Ndavuga ndi ubu nta hindi kata ngomba kumanuka tu byange bikunde mfite igare. Iyo tusha mbonye igoye. Tu nyine uhitibura. Turayibura. Itinyerera. Izindi uhitubura. Ngizi yes. Hari n'izindi uhitubura. Gaza gatanu. Haruguru ziba zigoye. Ngatubwire i Kigali bigera bite. Abantu bakurikiye ikiganiro baratwihanganira kuko na director ntago byamworohera. Uravuze ati rero ngo ubuvuye i Kigali kuva i Kigali story y'i Kigali muri covid. Kuva i Kigali numvaga nta gahunda. Nagombaga kuva i Kigali kuko byari bikaze. Nahita manuka hano ku cyaro aho umuntu amanuka inyuma y'urugo agahita atema ku gitoki. Nangije ndavugana amabariyeri ari hariya mu muhanda bari bashizeho amabariyeri hariya ahantu uburere bugabanira. Yego. Ndavugana urabizi nakundi kundi mu manuka. Tugene se nkanda buto. Naje ngera ku polisi. Ngahita mera gutya. Gute? Umupolisi nahura n'imodoka. Ngahita mera gutya. Teko nyamune kuri amuntu yarashize. Tira covid. Ashaka kwa nta cyamuhungabanya ubu. Yarokotse n'ibintu.
nubango warinze urenga bariyeri ubwo hari bariyeri y'Irwamagana akaba bariyeri y'Ikayonza akaba na bariyeri y'Gatsibo urumva urenga uturere dutatu kugira ngo icyo gihe bariyeri ya danger ariko ari aho ku ntara y'Irwamagana aho hari uburasirazuba aho burangirira yego urenze Rwamagana nyine hagati ya Rwamagana za Rugende yego hari bariyeri ya danger ari kiri bituma umupolisi kabisa nandi kata byari ukugenda uko nguko we wagenda ute njyewe se guzo urumva nagendane we nako wagenda bahita bagufata ariko wowe warahageze kabisa abantu neza cyane n'icyizere kuko barabona hano narashize ariko ibyo ari byose kuba amenyo ya byaragenze gutyo bishobora kuba byarakubwiriye umugisha mwinshi nta kibazo nanjye ndisetsa ntabwo urisetsa neza bisetsa byagenze gutyo ndasekeje mbabarira tansiyo nubwo nsetsa twahuye nkubwira ko ngiye hehe wari ugiye kwambika abantu nagiye kwambika abantu ubu tuvugana ariko ubundi murasa neza uhora usa neza kuri blanchiaga yawe kabisa ibintu ni fresh okay dukomeze reka dukomeze ikiganiro zimwe muri commentaire twakiriye mu kiganiro cyawe cya mbere uri kumva nkuko wabwiraga director ngo basi ngo windebane impuhwe wumvaga yuko abenshi bagaruka kuba barakugiriye impuhwe bavuga ngo umusore mwiza ubundi muri make wemera ko ari umusore mwiza waho ndabyemera ariko biterwa n'ubimbwiye mu bantu babimbwiye hatarimo umuhungu icyo gihe mba ndi umusore mwiza iyo hatarimo umuhungu ariko nese ko mu babitubwiye harimo n'abahungu izo SMS ntuzinyereke ntabwo ukeneye nubwo izo za saa ziba zanga ariko izo SMS ntuzinyereke kabisa none se kubera iki wanga abahungu bakubwira yuko uri mwiza ubwo umuhungu abona ko ndi mwiza gute umuntu umbwira ko ndi mwiza nkabyumva ni igitsina gore igitsina gore cyose aho kiba kikagira kuko nanjye ubwanjye mbasha kuraka ari cyiza nyine unavuga ati kabisa umuntu ni mwiza umuhungu ntabwo kumbwira ngo ndi mwiza kera byaba semuhungu semuhungu atazanereta kuko sinamwana kabizu pe nese tukijya kuri iyo ngingo wa mugani muri semuhungu mwabigenza gute ntabwo mwabyumvikana ubundi tukijya kuri iyo ngingo ndizera yuko mwana uri umusore wa danger urumva ndi mwiza nyine kuko babimbwira abakobwa n'akabagore na ingeri zose mu gitsina gore ingeri zose mu gitsina gore kuba babikubwira ndi mwiza nyine none se nanjye kubaza ngo ese ngo nose we ntabwo ubibona kandi wowe uri umuhungu mbabwire ugeze kuri iyo ngingo yo kuvuga ngo nka semuhungu ngo ntabwo wamusoma n'ibindi nk'ibyo bitandukanye bintera kwibaza usibye kuba wenda ufite buto kandi amenyo akagaruka ariko nka buriya iyo wakanze buto akagenda nta umusore mwiza kameme ku buryo utabura umukobwa musomana ku bintu bijyanye no gusomana biba bimeze bite ahubwo cyakubwira ko banyanze aho bamenye ko mfite amenyo ni ukuvuga ngo bagukundaga cya gihe utarabasha gukanda buto ngo ajyemo direct ukimbwira icyo kintu mise nibuka yuko ubwo mise njyana n'agahinda abana bankundaga naragira amenyo aho nyagiriye ngize zino buto biba ingorane kugira ngo babonye batakigiye kongera kwisanzura natangiye mubwira ngo umwana araryoha baba we ntuzasome ku mwana nabwo uzamusomeho kuko itaduhanga wagira gute bye itaduhanga nusoma umwana uzagire burya ubone nk'akarimi ni nacyo kintu cya mbere cya danger mba niho nikinisha
iyo nakanze imbuto kimwe mu bintu ukunda no kugira gute uzansanga akenshi nuko utabibona manimereye nk'ubu ugenda unyuzamo gake gake manimereye pe ni ukuvanga abakobwa bagusomaga urumva utarageraho kandi abuta amenya akazi kunsoma kugira ngo mucike ni ikibazo ntabwo yansome ngo menye mucitse ni uvango ni mawe bita bihuriramo ubona reka ntabwo twakongera gusomana kuko kukurekura beratari kimwe no kukuruma nzagere kubura amenyo yewe no kubura iminwa urumva ibyo bintu byaba bigoranye ni ikibazo cy'ingutu ni ukuvuga ngo ibyo bintu ntukibikora yego reka twihute mu kiganiro cyacu reka ubundi kwiyakira reka tubikure mu rwenya sibyo hari abantu benshi bahura n'ikibazo nk'icyo wahuye nacyo ariko ugasanga kwiyakira kumva yuko ibyo bintu byoroshye kuba proud akaba yaza nk'aha ngaha kuri kamera bikaba ari ikibazo gikomeye wowe ubundi kwiyakira by'umwihariko tubwire kugira ngo wiyakire byavuye he kugira ngo niyakire ubundi ngewe mu kwemera kwanjye nemera ko ikintu kibaye kimaze kuba nta kintu ushobora guhindura ni ukuvuga ngo kiba cyabaye nta kintu na kimwe ushobora guhindura nubwo tuyisenga ikatwumva ariko niyo wasenga yaheye nari nzi ko nzamera wari uzi ko azamera njye kubaza nasanga ko imyaka nari irimo atakimera usanga imyaka yaragusize nubwo ko nsubiye inyuma amazi n'abantu yo guki wa munganya atari narongeye numvira ijegera mu byura ngiye ikura ntabwo yarakimera noneho ako kanya bikiba igakwakira ko ikintu kibaye wowe abantu bajya bansetsa njya mbibona nko ku bantu bafite imingikirane reba kuba utinya guseka ufite imingikirane ugahise ngo ubu se waguhaye izi geti waguha izi porotaye noneho wabigenza uti niba utinya guseka ngo ni umubare wahararenga amenyo wowe urayafite ukabiseka wahishe seka nk'uko kwa njye nkaba nkurusha kumva yuko ibi bintu nawe ishema nabyo byarabaye nta kindi kintu wahindura ni impanuka ni ibintu bisanzwe nimba warayavuyemo nawe wundi ni ibiki bidasanzwe mu by'ukuri abantu wacitse akaboko ntabwo ubasha byibura ako kaboko ntabwo ushaka kwambara umupira mugufi ngo ako kaboko katagaragara ugasaba imipira miremire kandi n'ubundi kagapira kagenda kizunguza n'ubundi byanga bikunda biragaragara ikibazo runaka hari n'abo bacyambara udupfukamunwa ngo bafite amenyo agize gutya ngagasumbana izo ngorane zose ndajya kurwana nazo kubera iki najya kwirirwa buri munsi nkumva uzi ko hari igihe bagirwa kagafukamunwa utagafite wari ugeze nka kilometero 2 ugahita usubirayo kandi hari igihe usubira uhuye n'umuntu wari bugusetse kuko ati byose bamuntu uri buganire habiri ugahita wibuka ko ugomba kuba ufite agafukamunwa izo ni imvune ko no kwishyiraho imvune ni ukuvuga wowe ni icyo cyaguteye kwiyakira kumva yuko ibyo bintu ni ibyawe niwe byabayeho nta n'icyo wakora ngo bihinduke nta kintu wakora ngo bihinduke kumva ko byabaye nyine n'abantu ukamenyereza ko byabaye yego icyo nicyo kintu numva cyadanye nyine cyagufasha no kubyakira no gukomeza kuko njyewe ku kanya bikimara kuba yego numvise ko nta kindi nahindura uhitamo kwiyakira natitaye ku bakobwa twateretanaga utitaye no ku baguca intege utitaye ku baca intege kuko amenyo ashizemo nyuma y'icyumweru uri ku mwana uzi ko nasubiye kujya kuri amenyo yatakaye muri kubyibura wayatoragura twebwe tuyashakira ahantu tuyashyira abantu bakajya bayasura bakajyana amenyo yavuye mu bantu ubu mbacuruza atansiyo byibura abantu bakajya bajya wowe wari bugiza ukaza gusura amenyo yanjye
ikintu cyansekeje nyuma mbaza ngo ni iki ni iki ahubwo nibutse ko nagiye nyakira nzi ko ari umucanga mfite ni ukuvuga ngo nagiye kwa muganga yanyuzuye mu kanwa nyiraburya nkajya mu mucanga nagiye nkayora ukigira mu kanwa aho navuye maze kuyibuka neza ngenda kuri borodire ndashakisha mbura na rimwe abantu nyuma nibwo nanjye burangiye nagiye nkurura ibi bihe nyuma gake uko byagiye bigenda one ko wagiye ugenda ubyibuka none nibuka kuko nagendaga nyacira nzi ko ari umucanga. Yego reka tugaruke ku kibazo cya nyuma abantu bagufiteho amatsiko n'ubundi kijyanye n'iyo manuka yawe ubundi mu by'ukuri wakutse amenyo angahe? Nakutse 8 n'igice. 8 n'igice? 8 n'igice? Ubwo bivuze ngo igice cy'iryinyo nyine. Igice kirimo. Ubwo se igice cy'iryinyo uri proud kucyerekana ngo turi icyo gice cyasigayemo 8 n'igice. Ni kuvuga ngo nakutse amenyo 8 n'igice cy'iryinyo. Igice cy'iryinyo ni igice cyasazutse kuri ryinyo hasigaramo ikindi gice. Ni ukuvuga ngo noneho kugira ngo ribe riri ryose iri ngiri ryese n'indi bashyizeho barihoma. Ni ukuvuga ngo iyo ni insimburangingo y'irindi ryinyo ry'igice. Biri kumvikana. Ubwo byanze bikunze noneho icyo gice cyasigayemo nacyo bagikuyemo bita biba amenyo 9. Bivuze ngo wavuyemo amenyo 9. Kirimo ahubwo gifashe ikindi. Bakigeretseho iki kabagangara abagangara abahanga. N'abatari n'abarojinali. Yego reka tuve ku bibazo abantu benshi bari basanga bagufite amatsiko ari by'ibyo ngibyo n'ubundi bibaza se niki cyatumye wiyakira ese ubundi wavuyemo amenyo angahe? Ndagira ngo abantu bige kwiyakira ikintu kibaye. Nkuko ufata ikirahure cya igikombe cy'ikirahure kikaba cyagucika kikitura hasi. Menye nyine nta kintu ntabwo wagiteranya. Ibyo bintu bibaye byakire. Utabyakira bizaguhungabanya wowe. Ntabwo bizatuma ubyibuha. Twagiye rero. Tujye mu tuntu n'utundi. Uri tayari? Ndi tayari. Uri tayari? Cyane. Urabizi ko tayari itekwa mu isupu? Asante. Ariko uri kunsetsa cyangwa ndi kugusetsa? Ntabwo nzi uri gusetsa. Ariko zatsa uzumva? Niyo mpamvu nashaka kugira ngo mbere ndagwarira uri tayari. Ndagwaza urabizi ko tayari itekwa mu isupu? Nagira ngo mvugire isupu. Baba we. Isupu? Isosi? Hari amagambo njya kuvuga ngahita numva yuko mu kanwa ari buvugike. Isupu? Isosi? Yego nitujya mu tuntu n'utundi barahita bumva ahantu twagannye mu kiganiro twabahaye twababwiye yuko hari amagambo runaka watubwiye n'ubundi ajya kugora by'umwihariko wowe urabanza uduha yawe nahe magambo ujya kuvuga ukumva ni ibintu bikomeye cyane iyo wakanze butamenyo akaba atarimo. Ubundi amagambo njya kuvuga hari n'igihe nsanga n'undi yose agiye kungora. Amagambo biterwa nawe ngiye kuvuga. N'ijambo ziri kugora cyane. Urumva nk'isosi. Isosi. Ryo rise ringora ubwaryo. Isosi. 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 Turi kuvuga kimwe. Babona ryoroshye. Isosi. Nge urashaka ko nanjye mbivuga? Isosi. Ko bishobora kugorana. Numa ayo namwe mu magambo akugora. Uzi impamvu rigorana njya kurivuga ngasanga ryansize. Numa ngo ari gutanga imbere. Yatangirwa n'iki? Numa nanje na kimwe cyari tangiye. Ikintu cyari fata. Irindi jambo by'uranga amagambo 3. Isosi, irindi fa. Ifarini. Ifarini. Urumva ko biza, urumva ko ibyo ngibyo bikora. Fa. Cyangwa nabivugaga mbikubita nguruka. Byihutaga.
fa fa ni ukuvuga ngo iminwa ihita nengera mu ishinya neza bigahita bihuriramo. Niyo mpamvu nabyo ari kugora. Oya ahubwo ihise imanuka ngiye ahubwo igahita imanuka hari nabasha kuvuga fa yawe insetsa cyane. Nari birindi rya gatatu kugira ngo twinjire mu kindi kibazo. Irindi jambo irya gatatu ya gatatu diaspora iryo ryoroshye. sha ushatse wageze aryo ndirimbo ni yani sha ushatse wageze niza gukunda nanjye shatse ureba wanyizira babasa kandi nasa aba we agahinda niki kagira mubi aba we shatse wagize noneho mbaza izo sindi niza gukundwa nanjye shatse ureba naribi yego reka dukomeze kugira ngo reka tujye ku yandi magambo. Ubu urumva ayo magambo akugora asanzwe, ubwo se noneho kuvuga amagambo, hari amagambo mu kinyarwanda amenyerewe nk'amagorane. Urugero naguha, urumva nko kuvuga ngo igijegeza ijeri, ijeri ijegeza igi ry'ijeri. Wiki igirijeje ijeri igirijeje ijeri ijeri ijegeza igi ry'ijeri. Igirijeje ijeri ijeri baravuga ngo igirijegeza ijeri ijegeza igi ry'ijeri. Igirijeje ijeri igi ry'ijeri. Abana ko tukataruke Ese ku kandi isha yishashi shoti icuritse jose. Isha yishashi shoti icuritse jose. Isha yishashi shoti icuritse jose. Akora nawe ibintu kabisa. Wongeye ngo arabiteguye kera. Niye navuze ati byibura reka tuze kugaruka ku magambo y'amagorane. Twagiye isha yishashi ishoti icuritse jose. Isha yishashi ishoti icuritse jose. Narakara rwongera guseka. Ahanga warakaye ugiye kubikora ko numva harimo mu bizamini. Numva harimo ibintu by'amacupa harimo zaca kandi navuze sha. Isha yishashi ishotse icuritse ijose. Isha yishashi ishotse icuritse ijose. Kuruma y'imiyaga gusa ari shyushyu. Twagakomeje nako hanga. Akora gutugakomeje. Tuvuge ko wabishoboye. Tuvuge ko wabishoboye. Ngaho twagiye director nawe mukanya ngarakara shaka gukubaza. Ariko mbabara uvuge byibura akangaka kanyuma. Numva ngo amagi abyibushye avura amavi avunitse. Amaki? Amabyi? Amagi abyibushye. Uzi kuri butumeze na za muzitsa zika. Arya muzitsa nizi nyuma cyane izino zino. Ahubwo nawe mbwira. Oye muzitsa nizi amenye ya muzitsa. Nayanga. Nayahe? Nimbaraya. Ariko harandi ngajyamera hano. Nimba ari Masaka, nimba ari ni wamenye ibyari byo. Abakuru batubwire. Ngaho twagiye amagi abyibushye avura amavi avunitse. Amabyi yavunitse. Amabyi abyibushye bahowe. Amazirano kiri kuvuga kuri kamera za defocus koko. Ni nose siyo. Navuze ngo amagi abyibushye avura amavi avunitse. Amagi avunitse abyibushye. Tugende buretse gusa. Amagi abyibushye avura amavi avunitse. Uri kumbwira amagi, uri kumbwira amagi. Amavi. Amagi. Amavi avunitse avura amavi avunitse. Ano babiri kunchanga. Amavi avunitse. Amagi. Ako tukavuge bubako. Amagi avunitse avura amavi avunitse.
amavi wawe wabyishe amagi abyibushye amavi abyibushye avura amavi avunitse. Ubwo tukarenge kanguye ubwo kavunanye. Areka tugakore bwa nyuma byibura bwa nyuma. Amagi abyibushye avura amavi avunitse. Amagi abyibushye avura amavi ako tukihorere wangu. Ako karagoye. Yego director aramwe ngo ari icyo yifuza nawe kukubaza. Director mubaze ngo ngwiki. Bandaro mata kumubaza. Ngo ambwire iri jambo ry'amagora. Rivuga ngo ifirishki. Iki? Ifirishki. Oya ngo ifu irishwa ifi. Ifu irishwa ifi. Ifirishki. Wabyumvise? Ifirishki. Twagiye. Yakubwiye ngo ifu irishwa ifi. Ifu irishwa ifu. Ifu irishwa ifi. Ifi irishwa ifi. Ifirishki. Ifirishishwi ishwirifu. Nigo cyakunze cyavibutse nta gishwi nigeze mvuga. Ifu irishwa ifi. Ifi irishwa ifu. Ifirishishwi 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 ifirishwa ifi. Ifirishishu ibintu birasaba umwuka urava mu nda. Irahagaze. Mu by'ukuri ishimwe ikibazo director ari kukubaza nyine nanjye kirangoye pe, ariko ndi kucyumva yuko ifu irishwa ifi. Ifi ikarishwa ifu. Ariko mushyiremo na karuswa gakeya kugira ngo tugitaruke vuba. Dusubiremo rimwe. Ifu irishwa ifi. Ifi irishwa ifu. Ifirishifu baba we nubawe ifu irishwa ifi. Ifi irishwa ifu. Ifirishifu ishwirishifu. Reka mbwira abantu badukurikiye mu kiganiro kuri The Focus Media Entertainment nabo batwarikire twumve ko wabasha kugira gute kubivuga. Wari watubwiye yuko wari watubwiye ko hari n'ibiryo bikugora kurya, ndetse mu kiganiro cyacu nabonye n'ibyo wari witwaje kugira ngo uze kugira gute kubibereka. Meshyira mubizanye nona. Tubizanye nona? Mubizanye ngo mbikoreshe. Nawe nose naye mfite ibiryo urangiye kwambika. Nagira ngutemo none urigaruye. Nari watubwiye ko kimwe mu bintu bikugora kurya ari ibigori. Turavuga ati nta kuntu tudashaka ibigori, ariko gira tukwereke. Nta biryo bingora biba. Akira fata icyo kigori, ngicyo ruhande rwawe. Icyo kigori. Gifate. Ngagitonore rwose witonze unyereke uburyo kurya iki kigori ntago ari umubeya. Oya ibigori bireze hano mu Rwanda, ibigori bireze. Ino minsi ibigori bireze. Haya no wamugani nahise numva ngize amatsiko yo gukubona uri kurya ikigori. Nawe kukirya. Kandi nshaka kukirya ukakimara. Mbana ibyo nibyo birumwe. Gusa nyine wihangana umpeho ntaribi. Sibyo? Ntari. Ubwo ndaguhaniye nabanje kuryaho. Aha buretse gato. Ndabona urimo gushyugombwa wagira ngo nawe wagishakaga. Ikigori nyamureka murabyeruka kera. Ikintu ugiye kudukorera ugiye kurya icyo kigori ariko kirishe imbere. Ushaka ko nyirisha amenyo y'imbere? Amenyo y'imbere. Ariko ibintu warabyanditse umwaka. Abigeze kubimbwira urambwira ngo urabishobora ngo urakirya bigakunda, navuga ati nduma mfite amatsiko. Nahita ndi ikigori n'amenyo y'imbere. Yego. Aba we twagiye. Uri serious?
shyira mutunga muri kamera turebe cyafatika se tunga kuri kamera direct uri kugifata cyangwa ashyiremo neza zamura aha ongera turebe neze ko numbona kurya icyo kigori nyine ari ibintu bigoye cyane. Ntabwo bigoye, ahubwo ikintu kigoye ni uburyo wambwemo nyiryamo. None yo nyirya mu buryo bwanjye. Ingakije turebe. Nubanga ubwo ishaka kurya ikigori mu gihe buto zagize ibibazo. Nuguhengekereza. Kuko ngiye ndabona uri guhengekereza. Wananga kukima? None twereke muri kamera turebe. Usikuri hatari. Ubwo si nyamo zijya gute? Baba we. Niyo yananiye nyimiriraho. Uyimiriraho? Uwe zikunize. Aho umuntu nimba habamo ibiki. Unone subwo ibyo sibyo bita kuguguna. Mbeba. Ndabona ushobora kuba waba umeze nkayo. None uzasanga aho yariye ntabwo azutandukanye. Hembeba yariye. Naho we wariye ntabwo azutandukanye. Nubanga ibyo bintu byombi biba bijya gusa. Uko? Bari ikindi kintu kidakomeye ntabwo ikigori kirakomeye uko cyagukura amenyo. Neze ubwo cyagukura iki? Cyangwa ibihano. Ntabwo mwabiteguye muto. Ikigori cyagukura amenyo pe. Ubaye kikagukura ibihanga. Mu by'ukuri ntago byoroshye. Hariyo muheho. Bakomaho nanjye ngewe ntacyo bitwaye. Ariko mu by'ukuri numvaga ubwo ngejeje cyoroshye. Ubwo cyoroshye. None se iyo wakanze amabuto. Byibura bw'ikigori ubasha kukirya kwa kundi amabuto wayakanze. Nayakanze cyane. Harimo. Ikiwenda kijya neza cyane. Ubwo nabyo tuzabikorera indi nuzi. Nabyo tuzabikora. Barebe noneho uburyo urisha amenyo y'imbere mu gihe wakanze amabuto. Yego. Bari bakudusabye inshuro nyinshi bigaragaza yuko bagukunze. Ngiye no kujya nyina filime n'amakomedi. Ese bari tayari? Ewa. Ari filime nabonye uri gutegura. Wadusabye ko nubundi yagica itambuka kuri channel yitwa GB Empire. Ni filime yitwa nagiye ratubwiye ko yitwa kuvugishwa bikabije. Iyo ni ya mbere. Zaba ari nyinshi. Yego. Reka rero ngushimire wakoze kwitabira ikiganiro. Bereke n'ibiryo nashobora kurya bitewe n'impamvu runaka. Yego.